ubwo tutabivugaho ariko turakennye. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana b'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfiteho truas 100,200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government ikwiriye ku addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Kubasuhuza umunsi tariki 12 Mutarama mu mwaka 2026. Ndumva benshi mwabonye ako ka video ko mwana w'umunyarwandakazi, wavuze ibintu byakoze benshi ku mutima, ariko wavugishije ukuri ashobora kuba bizi cyangwa atabizi, kubera ko ibintu yavuze ni ukuri kwambaye ubusa. Kuri kwambaye ubusa kwibera mu hariya mu gihugu cyacu mu Rwanda, kuko cyane kubera ko ari ibintu noneho ku rubyiruko muri rusange, abana barangiza amashuri ariko ntibabone akazi. Gusa ikibabaje mwumvise hari ahantu avuga ngo leta ngo igomba ngo kubakemurira ikibazo, ariko se iyo leta perezida w'u Rwanda wagira ngo yaburiwe irengero, hagiye kumara hafi ibyumweru 2 ntawe uzi aho aba. Urumva uwo perezida Paul Kagame azabamarira iki koko? Ntacyo na gitoya. Gusa nyine ikibabaje ni uko uwo mwana w'umukobwa yavuze ukuri ariko nanone guhishe byinshi, kuko niba avuze ati muzi telefone nkoresha, kuko mwarayibonye kenshi bari abana bo muri Kigali uzasanga bakoresha za telefone zihenze, na hano iyo za Burayi cyangwa muri Amerika benshi mudafite, usange afite iyo telefone igura hafi $1,000. Ariko se wabonye ukuntu angana, nta kazi afite, ubwo watekereza ukibwira ko iyo telefone nawe avuze ati muzi telefone mfite, ukeka ko bayikuye hehe? Ahandi abana b'abanyarwandakazi hariya muri kiriya gihugu babagize nako nta kindi babashoramo ni akazi k'uburaya. Ubu baricuruza kugira ngo bashobore kubona izo telefone zihenze. Niba rero babonye umwana w'umukobwa tubashyiriye amajwi avuze, ko mu bintu byinshi avuze unamubonye urabona ko ari umwana ukiri muto, ashobora kuba afite itota ariko wenda kuza, ariko ibyo ari byo byose wakwibaza nawe yabyivugisha. Urabona nsa neza, gusa neza ariko ntabwo bivuga ko yagombye kubona ibintu ashaka ibyo ari byo byose kubera uburaya yicuruje. Gusa wakwibaza uti ninde twakagombye kubaza ibyo byose? Kuko niba uwo mwana w'umukobwa wamubonye ashobora kuba ari ngiye gukoresha amoko mumbabarire, wenda ashobora kuba akomoka muri ya miryango nyine ku buryo we nta kibazo yakagombye kugira. Noneho se rero ibaze abana ba Ngofero ubwo babayeho gute, yifashe gute? Ariko barangiza bakabeshya nyine ngo
mu Rwanda ibi n'ibi n'ibi, bateye imbere bakaba banabeshya imibare, ukibaza uti iyo mibare yavuye he, kubera ko bashobora kubeshya ya mibare nk'aho mu Rwanda nyine nta shomaje ihari, ariko mwese twese dufite abavandimwe, dufite abanyarwanda muri kariya gace, dufite nta muntu udafite umuntu hariya, nta muntu utazi uko babayeho. Ibyo rero rwose uyu mwana yaje abishimangira, ariko ikibabaje ni uko ushobora gusanga uyu mwana bagiye bakamushakisha aho ari, barangiza bakamubwira bati ibyo wavuze ntitwabikunze, bakaba bamubwira bati genda wongere unyomoze ibyo wavuze ko wibeshye cyangwa se ari umuntu bagutumye kubivuga. Ugasanga arabivuze gutyo byo kugira gusa ngo ase nako byo kwigarura kugira ngo babikoreshe bavuge bati wa mwana ibyo yavuze dore icyabiteye, ariko nyine ari rya tekinika ryabo. Naho ubundi inzara iranuma mu Rwanda, ubukene buranuma, kandi ibyo ntabwo ari ibanga, kuko niba bakubwiye bati abantu barasuka baba za hehe aha n'aha n'aha, ntabwo ari imishinyiko, bimeze nabi, ariko uzababona yego, ngabo bafite amatelefone ahenze, ngabo barabaho nk'abantu badashaka gukora, sinzi niba ari ukubera ibyo, birumvikana nuko nta kazi baba babonye, gusa birumvikana ibya muri kiriya gihugu, ibyo uwo mwana yavuze ntaho yabeshye, kubera ko yavugishije ukuri, kandi ibyo avuga benshi barabizi, babibwirwa n'abavandimwe n'imiryango yabo iri hariya muri Kigali. Byumvikane rero, benshi mubona iyi leta ibeshya ibinyoma, nako twese turabizi, twagombye kujya twitamaza ukuri kukavugwa. Ni byiza ko uwo mwana yatangiye, n'abandi benshi bari muri Kigali byaba byiza bagiye bashyira ibyo babona bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nguko, ndetse byanashoboka ubutaha aho kubivuga mu Kinyarwanda bakazabivuga mu Cyongereza, bakabivuga mu Gifaransa, nubwo tuzi ko hari kugira ngo uzabone umuntu uzi Igifaransa, sinzi ko bishoboka, nibura bivuzwe n'abari hariya mu Rwanda, kugira ngo babinyomoze, cyangwa se uretse gushaka abo bana bakoreshaho ingufu kugira ngo bavuge ibyo bashaka, byo turabizi. Sinzi niba iwe mwibuka umwana w'umukobwa, niba ajya akina mu bintu by'amafilime, ukomoka muri za Kibungo, hari za Rwamagana, wigeze nawe kugira gutya ajyaho, ni umucikacumu hari, avuga uburyo bahohoteye niba ari nyina n'iki, ariko abivuga ubona rwose nta kintu afite ku mutima, avuga ukuri. Ariko nyuma yaho baramushaka, bamushyiraho igitutu, bati genda wongere, ntabivuga ngo iki se, nkusa akagaruka ku byo yavuze, ariko agashaka nk'aho kubinyomoza, ariko ubona ko ari umuntu wamushyizeho icyo gitutu, nubwo atanavuga ati njyewe nako ngo bavuge ngo bamushyizeho icyo gitutu, ariko biba bigaragarira buri wese. Ngibyo rero ibyo muri iriya leta, ibyo bibera mu Rwanda, kandi ubwo biri kuba hagati aho ngaho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ushobora kumenya ngo aherereye hehe. Niba uwo mwana ibyo yavuze bijyanye n'ubushomeri mu Rwanda, twabibabwiye, hari ikibazo cy'ubukene gikomeye,
ubu ngubu abavugana n'abari mu Rwanda cyangwa se twabo tuvugana ubu ngubu, kuba nk'uyu mwana avuga ko nta kazi kandi wenda nta n'ako yigeze kuva yarangiza amashuri niba yararangije, ariko hari ikindi kibazo noneho kiri guturuka kuri izi mfashanyo bahagarikiye Kagame. Hari izo bamuhagarikiye we kubera ibyo arimo muri Congo, ariko mugomba kumenya ko ziriya mfashanyo Amerika yahagaritse ubu ngubu zifite ingaruka zikomeye ku Rwanda n'Abanyarwanda, kuko hari Abanyarwanda benshi bakorera iyo miryango Amerika yanyuzagamo imfashanyo. Hari izo tuzi izo za USAID n'iki, nk'Abanyarwanda ndakeka bashobora nko kubakorera nka miliyoni nk'esheshatu zirindwi gutyo z'amadolari aba mu Rwanda, barubatse amazu, barafashe amadeni n'ibiki byose. Abo bose utuzi twahagaze ubu ngubu, batubwira ko ibyo bizu byabo amazu ari kugurishwa mu Rwanda ni menshi. Birumvikana amazu agurwa mu Rwanda ntabwo agurwa n'Abanyarwanda ubu ngubu, agurwa n'abanyamahanga, kuko leta ya Kagame isa nkaho yagurishije u Rwanda. Ni ukuvuga ngo umunyamahanga uwo ari we wese uzanyeyo ibifaranga bamwakiza amaboko abiri, kubera ko baba bati ayo mafaranga azanye ntago abaje kuzagirira akamaro Abanyarwanda muri rusange, aba azagirira akamaro ba Kagame n'abantu bo mu gatsiko. Ibyo rero mubyumve neza. Ubukene buri mu Rwanda, noneho wareba mu Rwanda urakize cyangwa urakennye, nta hagati kwa. Byumvikane rero abo Banyarwanda barimo n'uyu mwana w'umukobwa ni benshi. Urebye mu Rwanda ni nk'ikirunga, wa mugani kiri hafi kuzaturika. Umunsi cyaturitse kizahitana imbaga y'Abanyarwanda benshi cyane. Wakwibaza rero ukavuga uti umuti ni uwuhe? Kuko burya kuvuga ibibazo tukabivuga buri munsi tutavuze tuti umuti ni uwuhe, nabwo tuba ntacyo dufashije igihugu cyacu. Nk'ubu nkawe wumvise uwo mwana, ukaba wumvise ibyo maze kuvuga, wumva umuti w'ibyo bibazo byose ari uwuhe? Njye umuti nta wundi mbona uretse gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bugasimburwa n'ubutegetsi buzaza bugaha amahoro Abanyarwanda muri rusange, buzaza bugakuraho iki kintu bakomeje gukoresha cya jenoside, ariko ari intwaro yo kugira ngo bakumire Abanyarwanda bari hanze, bakumire Abahutu muri rusange kuba bashobora nabo kugira ijambo ku bukungu bw'igihugu cyangwa se kugira uruhare muri politike y'igihugu. Ibyo nibivaho, nkeka ko bishobora kuzakemura bimwe mu bibazo dufite. Ariko noneho cyane cyane u Rwanda rukareka uriya nako ibi bintu bagiyemo nabyita ko ari nko ububanyi nabi n'amahanga, maze bakareka bakagirana umubano n'ibihugu mwiza duturanye, umubano mwiza n'ibihugu duturanye nabyo, bakareka ziriya intambara bakomeje gushoramo abana b'Abanyarwanda muri Congo. Wagira ngo Kagame arashaka ko bazashirira hariya muri Congo, maze akareka igihugu cy'u Rwanda kikabana neza n'ibihugu duturanye. Nk'ubu ngubu kuba Abarundi bafunga imipaka yabo, birumvikana ko yego yaba Abarundi yaba u Rwanda, ibihugu byombi birakeneranye, ariko byumvikane ko nkeka ko hari byinshi byavaga mu Rwanda nako mu Burundi bijya mu Rwanda ubu bitakijyayo. Harimo izo ndagara, harimo imbuto
ndetse n'imboga. So birumvikana rero ibyo byose bigira ingaruka mbi ku bukungu bw'u Rwanda biturutse ku muntu umwe ariwe Perezida Paul Kagame twavuze na n'ubu udashobora kumenya ngo aherereye hehe. Iminsi twababwiye ko aheruka mu Rwanda umwaka ushize tariki 29 Kagame ari hehe. Hari ibibaza rero bati Kagame ashobore kuba aryamye ahantu mu Bufaransa cyangwa mu Budage, se yaba yaragiye muri check up uko ngo tubyita, yaba yaragiye kugira ngo bamupime. Ngicyo nicyo kintu gikomeye ntekereza ko wenda ashobora kuba yaragiye muri biriya bihugu kwipimisha. Birumvikana ibyavuzwe nabyo birashoboka cyane kuko bavuze ko yabanje muri Qatar, ariko muri Qatar ajyayo agiye kugira ngo asabe nyine bamuvugire kuri Amerika kubera biriya bikosa akomeje gushora nako kudahagarika intambara. Byo rwose nanjye numva bishoboka, ariko muzi ko ari muri Qatar aribwo abanyamerika bafashe uriya Maduro muri Venezuela, ubwo abavuyeyo yerekeza yoza mu Burayi. Ubu rero kuba ari mu Bufaransa, bamwe bavuga za Strasbourg, ashobora kuba ari mu Budage, dore ko bavuga ko muganga ashobora kuba ari mu Budage. Ibyo byose ni ibintu bishoboka kuko ntabwo byumvikana ko umuntu ashobora kumara iyi minsi yose nta video ye ibonetse, kuko amashusho ayo ariyo yose ndetse n'ubu na video ari ukuvuga ngo ni akantu k'amasegonda cyangwa umunota kandi gasohowe n'abantu ba Kagame, kadasohowe n'ikinyamakuru cyangwa se n'ahantu hizewe. Ubu ngubu ibintu byo gukoresha AI, artificial intelligence, birashoboka bagakora video bakanakora n'amashusho. Abantu bashobora kumenya ko atari byo ni bakeya cyane. Wenda twatandukiriye kuko icyo twari dushatse kugira ngo tuganireho ari ako ka video k'uwo mwana w'umukobwa. Mu bari bakomeje gukurikirana ibiganiro bya Adeline Rwigara, muri iyi minsi waboneye amazina Jeannette Kagame, aho mwita Nyirakuzimu cyangwa ngo Nyiragishorobwa, ndakeka ahantu yasobanuye uburyo Jeannette Kagame urebye afite abyita ishuri urebye ryigisha abana b'abakobwa Uburayi, aho abari abanyamahanga bose bagiyeyo nta kindi abenshi baba bashaka, batari no gushaka abo bana b'abakobwa cyangwa bagiye mu Buraya. Usanga aho bana barabahaye akazi urebye ko kuryamana n'abo banyamahanga, bagakorera amafaranga bayakuye kuri abo banyamahanga ndakeka, ariko sinzi niba iyo leta ya Kagame hari ikibahemba. Ariko iyo leta ya Kagame iyo yabatumye genda ukorera ayo mafaranga bayaguhe, ariko utuzanire amafoto muri gukorana muryamanye n'uwo muntu kugira ngo bahindukire bamubwire bati dore dufite amafoto yawe, uradukorera n'utadukorera bizakugiraho ingaruka. Ngibyo rero iby'iwacu mu gihugu cyacu mu Rwanda, n'inzara n'ibibazo by'ubushomeri nk'uko uwo mwana w'umukobwa abisobanura, nibyo twagira ngo tuganireho. Tumaze kumva ako ka video, abatakumvise mukumve, tukaba tuhagarikiye hano, tubizeza kugaruka mu bindi biganiro turi bubagezeho. Reka rero tubifurize umugoroba mwiza, ijoro ryiza, bari hafi kujya kuryama cyangwa se babugezemo, tubifurize igitondo cyiza ubu abakangutse, hanyuma umunsi mwiza bakiri ku manywa. Ubwo naho utaha ikindi kiganiro, mugire amahoro y'Imana.